Duherukana ubushize mama wa Pierre aza mu rugo kwa Rosa. Ubwo kandi mama Rosa akimubona ntabwo yigeze amenya ngo ninde. Yahise amubaza ati munyanganire mada ko ntabamenye muri bandi. Uyu mudamu wari ubinjiranye ati ni ngiye mama wa Pierre, umwana wanjye Pierre ari hehe? Mama wa Rosa aramusubiza ati Pierre ntabwo ari hano. Mwakwicara se niba ntacyo bitwaye? Mama wa Pierre ati ngo niyicare. Gabanya shayo miteto yawe wa mugore we, hanyuma se umukobwa wawe ari hehe? Mama wa Rosa ati umwana wanjye yajyanye n'umuhungu wawe Pierre. Umuhungu wawe akunda umukobwa wanjye cyane byo gupfa. Mama Pierre ati ngo iki? Ese ubundi wa mugore we ukoze mu buhe bwoko? Mwebwe muri ibiryabarezi by'ibisamba mushaka kundira umwana. Mama wa Rosa ati se ntabwo wakwiyubaha wa mugore ko mbona n'ubundi ukuze. Ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari ukwiye kubivugira hano mu nzu yanjye. Twebwe turabakeneye yego ntabwo turabakire nkamwe, ariko turoroheje cyane kandi rwose turubaha. Mama wa Pierre ati cicikaho ngaho se nyine. Umukobwa wawe ni umujura witwaza urukundo. Yateze umuhungu wanjye Pierre agatego kugira ngo yisange mwamuriye ibye byose. Ubundi kubera iki mwahisemo gukoresha umuhungu wanjye? Umwana wanjye Pierre ni inzirakarengane kubera iki muri kumushyira muri bino bintu? Ubundi nta nubwo ujya wireba mu ndorerwamo kuko wagikecuru we. Muri abakene, ubukene bunabanukaho. Reba nka kino kizu cyawe wagira ngo ni ikiraro cy'indogobe cyangwa se ikiraro cy'ingurube. Mitana nibaza ukuntu mwahuye n'umuhungu wanjye rwose. Ibi ngibi byari umugambi wanyu rwose kugira ngo muturye imitungo yacu mwabisambo mwe. Byanga bikunda ari kuri mwana w'umukobwa wawe rwose niwe wamwigishije rwose uburiganya arimo gukorera umuhungu wanjye. Birashoboka yuko ari wamwigisha ubujura arimo gukorera umwana wanjye Pierre. Kara nagakozi ko mu rugo katazi ikintu na kimwe. Byanga bikunda ubujura bwose kari gukorera umuhungu wanjye niwe wabikigishije. Mama Rose ubwo yarabaye cyane maze atumva nkubwire wa mugore we. Birahagije rwose ibintu maze kuvuga. Urumva birahagije. Ngiye ntago nakomeza kwihanganira rwose ibyo bigambo byawe bitari byiza. Umwana wanjye rwose numuzane muri ibyo bintu nawe nta kintu abiziho. Ikindi kandi umukobwa wanjye Rosa ntabwo ari wapfiriye umuhungu wawe Pierre, ahubwo uriya Pierre niwe wapfiriye umukobwa wanjye ndetse ni nawe waje hano bwa mbere. Yaje ahangaha aramupropoza musaba yuko yazamubera umugore. Ibi ngibi ntabwo ari ukwiye rwose kubituziza, byose ni umuhungu wawe wabiteye. Uriya mwana wawe Pierre akunda umukobwa wanjye byo gupfa, nako bose barakundana byo gupfa. Gusa nyine wenda abona uri umugore w'umunyagasuzuguro, umuntu utiyubaha, utazi naho biri kuva naho biri kwerekeza, wabanje kuganira n'umuhungu wawe. Mama Pierre ahita arakara maze atumva nkubwire wa mugore we. Ngiye sinshobora kwemera ko kari agakobwa kawe ka Rose kambera umukazana, niyo wagira gute? Mwe icyo mushaka ni amafaranga yacu. Ubundi ushaka amafaranga ngahe kugira ngo umuntu akwishyure? Umvire ku muhungu. Uriya mukobwa agomba gutandukana n'umuhungu wanjye byihuse cyane. Ndabaha amafaranga yose mushaka ariko rwose muve muri bino bintu. Sinshobora kwemera ko umwana wanjye Pierre mwamukoresha icyo mushatse niyo mwagira muti. Kuki uri gucicika ubundi kuki utarimo kuvuga? Ushaka amafaranga ngahe nkwa wa mugore w'umukene? Mama Rose yari yarakaye cyane maze ati cicikaho ngo wa mugore we niwongere kuntukiri wanjye. Ntabwo nongera kuvugana nawe nta nubwo mbishaka wa mugore we. Twe ntabwo turi abantu b'ibisamo nta nubwo turabukeka kuko turi bo. Twe turabo turi bo. Nta nubwo nshaka ayo mafaranga y'inkungu ushaka kuma. Uramonga si impunga kubera ko byagenze gute? Umukobwa wanjye akunda umuhungu wawe kandi bose barakundana. Ubwo ataravuga ka Jasmine nako kahita kongezamo kati umva nuze kudusuzugurira iwacu di. Mukuru wanjye ni umukobwa mwiza. Mama wa Pierre ati ntago mwangira injiji di, muri abatindi muri n'abagome no ku mutima nuko mumeze. Reba kano kazi mubamo wagira ngo ni icyare cy'inyoni cyangwa ibisiga. Nta n'imyenda mufite yo kwambara, muri aho ngaho murakennye. Mwarangiza ngo nta mafaranga mushaka. Ngiye sinshaka kugira umukazana ukennye ku buryo rwose nzamubona n'umuhungu wanjye. Ugomba kuvugisha uriya mukobwa wawe Rose kubera ko simushaka kongera kubona ari kumwe n'umuhungu wanjye. Nyagasani ubwo Mama Rose nta kindi yakoze, yahise amutunga urutoki aramubwira ati mva nkubwire wa mugore we. Ku nshuro ya nyuma ndakubwiye ngo uceceka aho ngaho. Umwanya nagwaye wo kugira ibyo uvuga ngaho rwose wisanzuye warangiye wa mugore we. Ubwo Mama Pierre ati ushaka no kunkoraho se? Ushaka no kunkoraho? Wa mugore niba ushaka guhangana nanjye ndaje nkwigisha isomo none niba ari byo ushaka. Ubwo Mama Rose aramubwira ati nsohokera mu nzu se nyine uravuga ibiki? Nsohokera mu nzu. Ngiye ntago nshobora gukomeza kwihanganira rwose agasuzuguro kawe uri kunzanaho iwanjye mu nzu. Hanyuma kandi rwose wowe muri umukobwa wanjye nagazabana n'umuhungu wawe. Nanjye sinifuza kuzongera kubona icyo gisura cyawe mu maso yanjye. Ntago nshobora kwihanganira agasuzuguro kawe rwose wamukire we niba uri n'umukire simbi mwakize ikisi ku mutima mukennye. Mama Pierre ati uragikuzimu wa mugore we. Kanizere ko kiriya gikobwa cyawe kitazongera kwishingaraza ku muhungu wanjye. Nyagasani. Ubwo umugore nta kindi yakoze yahise yigendera ariko abandi basigara bababaye cyane. Mm-hmm.
Mama Rose adisuga mu gahinda kenshi yahise yicara hasi maze atangira kurira, ararira cyane bitewe n'amagambo mama Pierre yari amaze kumubwira, amagambo arimo ibitutsi byinshi no kumwibutsa yuko ari umukene atari kuri level yo kuba umwana we yakundana n'umwana wo mu bakire Pierre. Ka Jasmine kabonye mama wako arimo kurira maze kati mama sha wirira. Mama sinjya nkunda rwose kuko ubona urimo kurira kandi urabizi. Uriya mugore mama wa Pierre mbonye ari umugore mubi cyane mama. Nagakunda Rose mama. Mama Rose ubwo disi yatangiye gutekereza mu mutima ati mu by'ukuri uriya mwana wanjye Rose akunda Pierre cyane. Naza kumenya ibi ngibi araza kubabara cyane pe. Uriya mugore ni umugore mubi cyane kandi rwose mama wa Pierre ntabwo azigera rwose yemera ko Rose yamubera umukazana. Uriya mugore arambabaje cyane, ni umugore mubi cyane. Ubwo nta kundi nyine niko Imana yabishatse Rose agomba gutandukana na Pierre. Nta kundi nyine agomba kubikora. Ka Jasmine ubwo nako kahise karira maze kati mama uriya mugore kubera icyo dukoreye ibintu nk'ibi ngibi koko kucyo tubwiye amagambo mabi nk'aya ngaya kuko mama. Bose disugu baricaye maze baraturika bararira. Umuryango wose wuzura agahinda bitewe n'amagambo atari meza mama Pierre yari amaze kubabwira. Nyaboneka mujye mwirinda kuvuga amagambo atari meza mubwira abantu cyangwa se mubashinja ibintu batabasha kuba bana kwihindurira mu buzima, cyane yuko ubukire cyangwa se ubukene byose ari Imana ibigena. Tugarutse kuri Pierre na Rose kandi ubwo bari bigiriye kuryoshya bari mu bwato barimo bagenda baganira. Pierre amubwira ati sha Rose uyu nguyu ni umunsi w'amahirwe rwose ku buzima bwacu, ndishimye cyane ntabwo wabyumva ndetse kandi turaza kubana vuba rwose mukunzi wanjye. Disi icyo batari bazi ni uko mama Pierre yari amaze kubyivanga muri isi rwose amaze kubabwira yuko bano bana batugomba gukomeza kubana. Ubwo Rose yasubije Pierre ati nanjye rwose ndumva nishimye cyane mukunzi, ndumva wagira ngo ndi ku kwezi pe. Ni ukuri ndi umunyamahirwe kuba nkufite mu buzima bwanjye Pierre, niwe waje uri igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Pierre ati nyumva neza Rose, ese mu by'ukuri nta kintu wifuza kuba wafata nyine ukaba ushonje? Njye ndumva nshonje pe. Rose ati nanjye nuko pe ndashonje nukuri Pierre. Hanyuma se ahubwo nijya uzavugisha mama wawe nyine ngo umuganirize ku byacu n'igihe tuzabanira? Pierre ati humura ni vuba cyane sheri, njye nawe tugomba kubana vuba cyane rwose bidatinze babe, kandi unamenye yuko nta muntu n'umwe ugomba kwitambika mu rukundo rwacu ngo abe yadutandukanya sheri wanjye. Ibi ngibi byose babivugaga disi batazi yuko mama wa Pierre yari amaze kozoka mama Rose amaze no kubyivangamo amaze kubabwira yuko batagomba gukomezanya, cyane yuko yashinjaga Rose yuko ari umukene ndetse ko icyo ashaka ari imitungo kuri Pierre. Ubwo abana bakomeje kuryoherwa n'urukundo mu bwato rwose ubona yuko bishimye cyane. Rose afite akanyamuneza kenshi ku maso ndetse na Pierre ari uko. Tugarutse kandi ubwo mu rugo kwa mama Judy. Mama Judy barimo abwira umukobwa we Judy ati Judy ko mbona wambaye neza ugiye he mwana wanjye? Judy ati ngiye kuvugisha Pierre mama. Pierre ntabwo yankora ibintu ngabirangiye ngo mwihanganire rwose. Mama Judy ati cicika ngaho se nyine uravuga ibiki? Nta hantu ujya, ngiye namaze kuvugisha mama we. Judy ati ariko mama we nta kintu yabikoraho. Pierre na Rose barakundana rwose kandi cyane. Ikindi kandi Pierre nagashaka kuba yasiga Rose. Nta nubwo azi yuko Rose arimo kumukoresha atamukunda, arimo aragira ngo amutware ubutunzi bwe bwose. Ngomba kugenda nkamubwiza ukuri ngomubwira yuko ari agakobwa ka Rose katamukunda. Ubwo bakiraho bakiri kuvuga gutyo, hari umuntu wahise amaze aravuga ati humura rwose Pierre ntago azabana na Rose. Nyagasani ubwo mu guhindukira wari uje kubivuga basanze ari mama wa Pierre winjiye atanakomanza ahita ababwira ati ntago umwana wanjye Pierre rwose agomba kubana nande na Rose. Ubwo Judy avuga ati uvuze ngo iki? Uravugisha ukuri se? Hanyuma se natabana na Rose azemera kubana nanjye byibura? Mama Pierre ati yego rwose, Pierre agomba kubana nawe. Rose agomba kureka Pierre ubuzima bwe bwose. Judy ati ntago uzi ko ari agakobwa we rwose mama Pierre, we ntago uzi ko ari agakobwa. Ni agakobwa k'akanyabugugu kikundira ibintu byiza, agakobwa gakunda kwigwizaho ibyiza gusa. Judy ati niyo mpamvu rero atagomba kureka Pierre uko byagenda kose buriya yanapfa. Mama wa Judy abwira mama wa Pierre ati wavuganye n'umuhungu wawe se? Wabimwumvisha arabyumva neza ko atagomba kubana n'uriya mukobwa Rose? Mama Pierre ati ntabwo nigeze mvugana n'umuhungu wanjye, ahubwo ngiye nihuriye na mama wa Rose. Nagiye nsanga ahantu baba bibera mu kazu ka feke kenda kubagwaho wagira ngo ni icyare cy'inyoni cyangwa ibisiga. Ni abakene rwose bo ku rwego rwo hejuru. Njye birasi nabyihanganira, ntabwo nakwemera umukazana rwose uturuka ahantu nka hariya mu muryango ukenye bingana kuriya. Mama we namukorogoshoye ndamukurugutura ndamubwira nti ntabwo wambera rwose wowe umwe mu bantu bo mu muryango wanjye n'uburyo uri umukene.
rero nkurikije amagambo atari meza namubwiye araza kuvugisha umukobwa we kandi amubuze nyine kuba yakomeza kwikurura ku muhungu wanjye. Muhumure rwose Rose araza gutandukana na Pierre. Ubwo Judy yahise yishima maze ati wow uravugisha ukuri? Ni ukuri rwose waba uri umuntu mwiza kandi uri umuhanga. Ibintu rwose wakoze biranshimishije cyane kandi rwose birantunguye pe. Ubwo nyine binasobanuye yuko Pierre ari uwanjye. Ubwo Judy disi yatangiye kubyina maze ati wow turaza kubana rwose njye na Pierre vuba bidatinze. Mama Pierre ati yego rwose mukobwa mwiza. Ni wowe ugomba kumbera rwose umukazana kubera yuko uri umukobwa mwiza ufite amafaranga. Ni we rwose ukwiriye kumbera umukazana mwana wanjye. Ibyo birangiye twagarutse kuri Rose na Pierre bibereye hano mu karesitora bagiye kwiyakira. Barimo basangira nuko Rose ati Pierre ntago nzi kure nasobanura rwose uyu munsi mu buzima bwanjye pe. Kuba ndi kumwe nawe kano kanya rwose n'igihe tumaranye ni ibintu nazibagirwa mu buzima bwanjye. Ni ukuri nishimye cyane ntago nshobora kuzibagirwa uyu munsi pe. Ibintu byose byari byiza, bino biryo ni byiza, ahantu turi ni heza, natwe turi beza. Nyine ntago nabona ukuntu mbivuga sheri wanjye. Pierre ati humura rwose ibyiza byinshi biri imbere cyane sheri rwose kandi niho turi kugana. Urabizi neza ko ubukwe bwacu tugomba kubwihutisha kandi bukaba vuba cyane kugira ngo twirinde imitego y'umwanzi Satani ishobora kwitambika mu bintu byacu. Rose ati ubu ngubu noneho twagenda sheri wanjye ndumva maze pe. Na mama wanjye buriya aranegereje cyane yahangayitse. Ubwo nta kindi cyabaye. Basoje kwiyakira maze ubwo bahita bataha. Pierre kandi ubwo abanza gutwara Rose mugezi wabo abona kwita akomeza ataha. Mu gutaha kandi ubwo Rose ntabwo yabyifuzaga mu by'ukuri ariko nyine yagombaga gutaha. Aramupepera cyane aramubwira ati bye bye sheri tuzasubire. Ubwo nta kindi cyabaye Rose mu kugera mu rugo yasanze abantu bose barakaye cyane bababaye maze umukobwa ati mama ni iki cyabaye ko mbona mwese mwarakaye? Ibintu bya bimeze neza? Mama wa Rose ijambo rya mbere yamubwiye yaramubwiye ati mwana wanjye Rose ntabwo ndimo ndagusaba ndimo ndagutegeka nkubwira ngo kano kanya kuri iri segonda hita wibagirwa Pierre ubuzima bwawe bwose. Nyagasani tekereza nawe bakubwiye gutyo wirirwanye n'umuntu wumva yuko ari ubuzima bwawe iteka ryose. Wagera mu rugo mama akahita akubwira ati umuntu mwirirwanye cyangwa se umuntu uri gukunda mwibagirwe by'iteka ryose. Umukobwa yikanzemo arangije ati kubera icyo uri kuvuga gutyo mama kuki uvuze ibi bintu koko kandi uzi n'ukuntu nkunda Pierre koko? Pierre ni umusore mwiza cyane mama kuki namwibagirwa by'iteka ryose? Mama waraza ati mwana wanjye mama wa Pierre yaje ahangaha yarakaye cyane yatubwiye amagambo wa mukobwa watari meza ye baba bega umugore yatubwiye amagambo ku buryo nanjye ubwo nyine ashobora kubona yasubiramo mwana wanjye. Yaje atwita ibiryabareze ngo dushaka kwiba amafaranga yabo yakwisa agakobwa k'akaraya gashaka guhemukira umuhungu we. Mbese nyine mu by'ukuri uriya mugore aratwanga ku buryo abonye n'ukuntu yatwica yahita atwica. Yavuze ngo ntago ashobora kuba yakwemera nk'umukazana we rwose ngo uko byagenda kose. Ni umugore mubi cyane, umugore w'umunyagasuzuguro uvuga amagambo abonetse yose. Umugore nakwifuriza yuko yakubwira amagambo rwose agukomeretsa umutima mwana wanjye. Yambabaje ntabwo wabyumva. Turi abakene mwana wanjye Rose. Twe turakennye dufite intege nke turi abanyantege nke nta kintu kimwe rwose dufite cyo kwishingikirizaho. Bariya abantu bo nabakire mwana wanjye. Barakomeye bafite buri kimwe cyose badushyira hasi. Kandi ikindi mwana wanjye rwose nkunda mfura yanjye. Ntabwo nifuza kuba nakubura cyangwa se mbe nagomba mwana wanjye. Mama we disi ugatangiye kurira maze ati mwana wanjye ni wowe si yanjye we na Jasmine nimwe bwe nsigaranye muri ubu buzima. Ntabwo bana banye nshaka kuba nababura nkuko nabuze papa wanyu. Rero rwose ndakwinginze ibagirwe Pierre. Ubwo nta kindi Rose yavuze disi abonye mama arimo kurira. Yaramubwiye ati mama humura rwose ndaza kuvugisha Pierre. Mama we ntabwo yarakwiye rwose kuza kutubwira amagambo ameze gutyo nayo yakubwirira iwacu mama. Erega natwe dufite icyubahiro cyacu tunagombwa. Ibyo nibyo biraza gutuma nanjye ngomba kuvugisha uriya mugore ngo ni mama wa Pierre nkamuvugisha ubwanjye. Ntago ashobora kuba yadutandukanya ibyo yigira se n'ibiki. Adutandukanya uriya mugore rwose cyangwa se mama Pierre agomba kudusaba imbabazi byanga bikunze. Nyagasani Rose mu by'ukuri yigirira icyizere. Gusa nyine yabonye mama arimo kurira cyane rwose bimutera agahinda. Gusa ariko mu by'ukuri mw'abantu mwe cyangwa se nk'abandi bose bafite ibitekerezo nk'ibya mama wa Rose nimukomeze mutega amatwi no mwumva uburyo biza kugenda. Umuryango wose agahinda karawishe maze Rose ati mama warekeye kurira ndabizi yuko yakubabaje cyane rwose uriya mugore bitewe n'amagambo yakubwiye mama. Gusa ndakumenyesha yuko ngiye ngomba kuvugisha rwose uriya mubyeyi nkamuganiriza. Mama Rose ati oya mwana wanjye oya ntago rwose ugomba kuvugana n'uriya mugore. Uriya mugore arakwanga mwana wanjye. Nawe ashobora kuba yakubwira amagambo ashobora kukubaza ubuzima bwawe bwose mwana wanjye rero ugomba kumwirinda. Rose ati oya mama wimbuza pe oya
ngomba kuvugana na mama Pierre mama, ahubwo ejo nzajya kubareba. Ngenda bizi ko umuhungu wankunda rwose Pierre arankunda. Niyo mpamvu uriya mugore cyangwa se mama bagomba kudusaba imbabazi byanze bikunze. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Bwarakeye mu gitondo, Rosa byose asanga ntabwo mama yigeze aryama habe na gato, yamaze aramubwira ati mama waramutse neza, byagenze bite ko mbona umeze gutyo? Mama ntabwo yigeze uryama? Mama wa Rosa ati mwana wanjye, ubu ngubu rwose byanshanze, ibiryo byadushiranye, nta kintu dufite uyu munsi cyo kuza kurya mwana wanjye, ubuse turakora iki koko? Ikindi kandi nta nubwo mfite n'amafaranga. Rosa ati humura mama, ngiye rwose numva ameze neza, reka nze nsubire ku kazi nta kibazo. Ikindi kandi uyu munsi niwo munsi wanjye wo guhembwa, ndaza guhaha mama humura. Ikindi kandi nyine mabuja ni umuntu mwiza, mama wa Judy nta kibazo rwose araza kuma amafaranga. Mama wa Rose ati mwana wanjye Rose, ngiye ndumva ugomba kuba concentré ku kazi nyine ukakitaho cyane, ukibagirwa iby'uriya muhungu ngo ni Pierre kubera ko byaduteza ibibazo mwana wanjye. Rose ati oya mama, nge ntabwo nshobora kwibagirwa Pierre ngo mbishobore, twemberega turakundana mama. Cyakoze uyu munsi ndaza kuvugana na mama Pierre numve rwose ibitekerezo byiwe. Mama Rose atumva nkubwire wa mukobwa we, nakubuje ngo nuvugisha uriya mugore, urumva? Uriya mugore ntabwo agukunda nta nubwo yakwemera, twe tugomba kwikunda ubwacu tukikunda bihagije, urumva? Rose ahita abwira mama ati mama ngareka nigendere nta kibazo ndaza kuba ngaruka, muze kwiyitaho kandi mama. Ubwo Rose nta kindi yakoze, yahise agenda ajya mu kazi n'ubundi we yarasanzwe akora akazi ko mu rugo kwa Judy. Tugarutse mu rugo kwa Judy kandi ubwo Judy aba arimo abwira mama ati mama Pierre agomba kubana nanjye rwose, mama we yabitwibwiriye rwose, ndabyizeye ubwo mama birimo kandi akaba dushyigikiye biraza gukunda. Mama we araza kubimwumvisha kandi rwose uriya muhungu Pierre yubaha mama we cyane. Mama Judy ati mwihorere Rosa nta kintu na kimwe yongera gukora ahangaha. Mu by'ukuri uriya mukobwa Rosa nawe zinekereza yuko rwose ari umukobwa mwiza. Judy ati oya mama ntabwo ari umukobwa mwiza, rega narabikubwiraga, narakubwiraga ko ari agakobwa n'akanyabugugu, ariko wanze kunyumva kugendera kuri mama w'ukuntu ngo yari umuntu mwiza, birangira uriya mukobwa nawe rwose umwinjije mu muryango wacu. Njye simukunda rwose, ntabwo nigeze mukunda uriya mukobwa ngo ni Rose. Bakiraho ngo hari umuntu wese babwira ati mwaramutse nyagasani, bakiri kumuvuga ubwo Rose yasanze Judy ari kuvuga yuko amwanga cyane, arabiyumvira n'amatwi ye barimo bamuganiraho yuko batamukunda. Ubwo Judy nta kindi yakoze, yahise atangira kumwukina baramubwira ati urakora iki hano wa gakobwa we, sinshaka kuzongera kukubona ahangaha Rose, sohoka ngase nyine wambura buryo, sohoka mu nzu yacu kandi umenye ko Pierre mutagomba kubana uko byagenda kose, we ntabwo kuba umusore nka Pierre wa gakobwa we kagatindi. Nyagasani. Rose ati ngo iki, ni gute se we uzi ibyanjye na Pierre, wabimenye gute? Judy ati ndabizi nyine, ndabizi ibyanyu byose ndabizi, ndanabizi ko urimo gukoresha Pierre nk'agatego kugira ngo uzabatware imitungo yabo, ntabwo muzigera mubana wagatindiwe. Rose ati niba utanabizi rero njye na Pierre turakundana kandi cyane, ndetse uriya musore arankunda cyane, ahubwo se mabuja byakunda ko umushahara wanjye w'ukwezi gushize? Mama wa Judy ati ese ni gute wakora ibintu nk'ibi ngibi Rose, kubera iki koko? Ntabwo nigeze ngutekereza rwose kuri umukobwa umeze gutya, nawe nzi ko uri agakobwa keza kitonda kinungane, kumbura akanyabugugu. Rose ati ese ni gute wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo koko mabuja, ese nagukoreye iki? Mama Judy ati warangambaniye wa gakobwa we, nagufashije ibintu byinshi we na nyoko, kumbe icyo mwashakaga kwari ukurimbura ubuzima bw'umwana wanjye koko nibyariye imfura yanjye Judy. Rose ntabwo yari azi ibiri kujya mbere, maze ati ese murimo muravuga ibiki? Njye ntabwo nigeze rwose nshaka kurimbura ubuzima bw'umukobwa wawe, ariko mwese murabizi yuko mbubaha. Ikindi kandi Pierre ntabwo yigeze akunda Judy pe, namwe mwarabibonaga. Uriya musore yaje guhitamo njyewe, nese ubwo nabagambaniye gute? Njye sinigeze nkugambanira rwose mabuja, nawe urabizi pe. Njye nari ndahanga nibereye mu kazi kanjye, uriya musore nta nubwo nari muzi n'ahantu ngiye rwose nigeze menyanira nawe, usibye umunsi yazaga ahangaha akaza akanyigira tukaganira. Ni ukuri mukwiye kunyizera, njye ntabwo ndi indyarya pe, nta nubwo ndi uwo muntu rwose mutekereza ko ndiwe. Mama Judy ati urisobanura se wisobanura ibiki? N'ubundi mama Pierre ntabwo azemera yuko rwose umubera umukazana wowe, uri agakobwa k'agakene, ariko nta nubwo ujya wireba byibura ngo urebe n'ahantu uturuka,
urebe ahantu uturuka, urebe abantu uturukaho, urebe ibyo ukora, urebe uwo uri nurangiza wishyire ku munzani. Wowe uri umukozi wo mu rugo, uri agakozi karyasi, urumva? We wari ukwiye kujya gushakana n'umunyonzi cyangwa se umuyede n'abandi bantu nk'abo ngabo, cyangwa se bamwe bakora bimwe mu bishingwe. Nyagasani desi ubwo Roza yarababaye cyane maze ati ese urambabariza iki koko mabuja, urambabariza iki? Ntabwo ari ukwiye kumbwira amagambo rwose atari meza nk'ayo ngayo, nagukoreye iki? Nanjye sinifuza gukomeza gukorana namwe rwose, n'ubundi nabonye mutankunda nsanze ariko muri kuvuga. Sinshaka rwose gukomeza gukorana namwe. Icyo nshaka ni amafaranga y'ukwezi kwanjye gushize nabakoreye. Hanyuma nk'uko mubyifuza sinzabagarukira rwose ahangaha ukundi nta kibazo pe, mubaho ubuzima bwanyu nanjye nyibereho ubuzima bwanjye. Juda ati nyumva neza wa gakobwa we, mama wanjye yafashije umuryango wawe rwose, yabafashije ibintu byinshi, nawe yaragufashije. Rero nta n'igiciro na kimwe yongera kuba yaguha, sohoka ahangaha uvanga utoka ugende. Buravanga bura wirukanwe ku kazi. Twe ntago twifuza agakobwa k'agatindi mu rugo rwacu, utazanatwanduza ubutinde natwe tugakena nkamwe sha. Sohoka ahangaha. Mama wa Juda ubwo nawe yunzemo maze ati dusohokere mu nzu se nyine turakwirukanye. Nyagasani. Roza disi yahise ababwira ati mumbabarije umutima wanjye rwose, umutima wanjye murawukomerekeje cyane, kuko rwose ntabwo mwari mukwiye gukora ibintu nk'ibi ngibi. Gusa ariko icyo nifuza njyewe ni uko muma umushahara wanjye nta kindi, muma amafaranga yanjye nta kibazo nigendere. Mama Juda ati nabafashije ibintu byinshi wa mukobwa, ntabwo uri kunyumva, nabahaye ibyinshi birenze rwose amafaranga uri gushaka. Icyo nima ndakubwira rero, sohokera ahangaha ntarare kurimbwa ngo zize zikwirukana ahangaha zigute hanze. Sinshaka kuzongera kubona icyo gisura cyawe wa mukobwa ahangaha mu nzu yanjye. Sohoka ahangaha ntarare kurimbwa ngo zize zikurye. Ubwo nta kintu cyabaye disi Roza. Agahinda karamwishe maze umukobwa araturika ararira. Arangije ahitamo kwitahira agahinda ari kose, arimo kurira cyane bitewe n'amagambo bari bamaze kumubwira. Yaragiye maze ageze mu nzira kwihangana biramunanira maze ahita yicara atangira kwibaza mu mutima ati ese koko mu by'ukuri ibi ngibi ni ibiki biri kumbaho? Umukobwa barimo kurira amarira menshi maze ati kubera iki bari abantu bampindutse muri buno buryo koko? Mana yanjye kuko wamfashije, ndabona nta wundi muntu ushobora kumubufasha rwose usibye we Mana yanjye. Niba uri kunyumva cyangwa se uri amarira ndimo ndarira, mi igisubizo rwose ndakwinginze. Uyu mukobwa Roza disi ubwo yahise apfukama hasi arimo kurira cyane maze ati mu by'ukuri ndi mu bibazo bikomeye cyane Mana yanjye, ndakwinginze rwose mfashirize n'umuryango wanjye, kuko rwose ndi mu buribwe bukomeye cyane. Urabizi ko nta kintu na kimwe nigeze nkukorera kitari kiza Mana yanjye, nta n'umuntu n'umwe nigeze mpemukira muri ubu buzima. Urabizi ko nta n'uwo nigeze ngambanira. Mana yo mu ijuru, urabizi yuko nta kintu dufite cyo kurya, ngaho nsobanurira ukuntu tugiye kubigenza, turabaho gute Mana kubizi ko turi imfubyi? Yo ati basi Mana mfasha ndakwinginze basi njye kuvugana na Pierre, mama we aze no kudusaba imbabazi rwose ibintu bisubire ku murongo, basi ndebe yuko mu rugo rwose agahenge kagaruka. Ubwo nta kintu cyabaye, twagarutse mu rugo kwa Pierre. Mama Pierre barimo ganira n'umuhungu we Pierre maze ati ndabizi yuko ukunda uriya mukobwa Rose. Pierre ati ubizi gute se mama? Ko nigeze mbikubwira ibyo bintu bizi gute? Mama Pierre ati nakoze ibishoboka byose umunsi ku munsi kugira ngo menye umuntu mukundana ngo nindi. Wa mwana we rero nubwo umaze kuba umusore, niwumva yuko ushobora kwikorera ibyo wishakiye byose ngo nkwihorere. Wowe ntabwo ugomba kubana n'uriya mukobwa Rose uko byagenda kose. Uriya mukobwa Roza nagakozi ko mu rugo karaho ngo katanize ngo karangize, karaho ngo gusa kugira ngo kakwibe n'ibyo wari umaze kugeraho mwana wanjye. Nagakobwa kagatindi kadafite ikintu na kimwe. Icyo gashaka we ntabwo ubizi wa mwana we, karagira ngo nyine mubane mujye gusezerana ivangamutungo risesuye, hanyuma nyine ibyawe kabigireho uburenganzira bwa 50%. Pierre ati nyumva neza mama, ibyo urimo kuvuga kuri Roza ntabwo ari by'ura mwana n'umukobwa mwiza cyane. Ngiye kandi ngomba kubana nawe, ubundi ni gutunzana ibyo bintu by'imyanzuro yawe. Ibi ngibi ni umwanzuro wanjye ntakuka mama, ubundi ni gutuza kumbwira ibyo ngomba gukora wowe. Navuze ngo Roza tugomba kubana, ikindi urimo urambwira ni igiki? Ubwo bakiraho bagiye kumva bumva umukobwa arasha ati Pierre, nanjye rwose ndagukunda cyane nkuko nawe unkunda. Nyagasani, kuba ubwo umukobwa Roza yari yamaze kugera mu rugo rwabo kwa Pierre, yamaze kwinjira amatana komanze we, yahise ahuza amaso na nyirabukwe. Umukobwa yifitiye icyizere gihagije, mwibuke neza ko yari amaze no gusenga abwiye Imana ati Mana koko kubizi yuko turi imfubyi uragira ngo tubeho gute, gerageza rwose utume rwose bino bintu bikunda. Ubwo nta kindi cyabaye, Pierre yarahindukiye maze arebye abona uwari uvuze n'umukunzi we Rose maze ati Rose, ni ibiki byakubayeho ko mbona warize cyane? Urababaye cyane rwose ku isura biragaragara mukunzi wanjye, wabaye iki? Rose ati Pierre shere wanjye, mama wawe ejo ubwo twari turi kumwe yaje iwacu maze abwira mama wanjye amagambo atari meza
ku buryo nasanze mama wanjye arimo kurira afite agahinda kenshi utabasha kwiyumvisha rwose sheri. Mama wawe yabwiye mama wanjye amagambo atari meza, yaraje atwita abantu b'abanyabugugu, arangira azanye itakaraya ngo ashaka kuba kakwikundishwaho kugira ngo kakwiba amafaranga yawe yose, ndetse n'andi magambo rwose menshi atari meza. Byababaje mama wanjye rwose, ndetse nanjye byarambabaje cyane, kubera ko ibintu mama we yakoreye mama wanjye ntabwo ari ibintu byiza rwose pe. Niyo mpamvu nje ahangaha. Ntabwo njya nkunda kubona mama wanjye arimo kurira cyane, ariko rwose nasanze agahinda mama afite kari kadasanzwe, yarize amarira menshi cyane. Pierre yese arakara cyane maze ahita ahindukira mama aramubwira ati mama, ni gute watinyutse gukora ibintu nk'ibyo ngibyo koko? Njye ntabwo nakwizera ko ibintu bari kumbwira ari byo. Warabikoze mama, ugomba gusaba imbabazi mama wa Roza byanze bikunze, ugomba kumusaba imbabazi. Noneho no kugira ngo yemere ko ibyo mbarimo ndakubwira ari byo mama, nanakwereka ko ngenzi guhagarara ku ijambo ryanjye, uno mwanya ngiye kwita njye gusezerana na Roza umukobwa nakunze. Nyagasani. Mama Pierre ati oya mwana wanjye ntabwo ibyo bintu wabikora, ugomba kunyumvira ndi nyoko batagushuka. Nyagasani. Ubwo akivuga gutyo Pierre hari byamufashe mu nda maze atangira kuruka, umusore acika intege atangira kuruka cyane. Ubwo Roza ndetse na mama Pierre bahita bikangamo, Deregite feri ya mbere bahita bayifatira kwa muganga kugira ngo barebe ikintu umusore abaye. Bageze kwa muganga, mama wa Judy n'umukobwa we Judy nabo baraza maze babaza mama Pierre ati niko waduhamagaye byagenze gute? Ibintu byose bimeze neza? Ubwo kandi mama Pierre yarari kumwe na Rose. Mama Pierre ahita abwira mama Judy ati nyine Pierre ntabwo ameze neza, mu by'ukuri ibintu bibaye ku muhungu wanjye nanjye ubwo nyese nshobora kuba nabona uko mbisobanura. Ubwo Judy yahise areba Rose maze ati subundi aka gakobwa karakora icyanga, urakora icyano agakobwa kagakoze. Bakiraho ngo muganga ahitaza maze Rose ati muganga Pierre ameze gute? Ese wanyemerera nkajya kumureba? Muganga ati rero dusanze umusore wanyu Pierre afite ikibazo cy'impyiko zombi, twasanze impyiko ze zombi zarangiritse cyane bikomeye. Nyagasani. Ati rero mugomba guhita mushaka uburyo bwihuse bwo kuba mwahita mumubonera izindi mpyiko kugira ngo abashe kuba yabaho. Nyagasani. Ati reka nzibaho umwanya mu bitekerezeho neza, ndaje mu kanya gatoya. Nta kindi muganga yakoze, yese asubira kureba umurwayi ukuntu ameze, maze abandi basigara barimo bararebana ndetse basigara bibaza ku kigiye kuba kugira ngo umusore abashe kuba yabona impyiko. Ubwo nta kindi cyabaye mama Pierre ahita agira agahinda kenshi maze ati ubuse kuko biragenda gute? Ngiye ndashaje cyane rwose ntabwo impyiko yanjye yakorana n'umuhungu wanjye. Mama wa Pierre ahita abwira Judy ati Judy, kuko n'umuhungu wanjye Pierre ntabwo wakwemera gutanga impyiko kugira ngo umukunzi wawe abashe kuba yabaho. Umukobwa yihuse cyane ahita amubwira ati reka barakubeshye, njye ntabwo nshobora kuba natanga impyiko yanjye, baranagushutse ngo ntabwo impyiko yanjye. Unyihanganire cyane rwose mubyeyi, njye sinshobora kuba natanga impyiko yanjye. Nyagasani. Umukobwa ahita abwira mama ati mama tunigendere twigendere, Pierre ararwaye yego, biranumvikana ko arwaye indwara itoroshye y'impyiko, ubundi si ubwo yamarira iki mu buzima mama? Reka tumwihore twigendere, njye ntabwo nshaka kuba natanga impyiko yanjye ngo usigarane imwe ngo kubera ngo umuhungu. Reka barakubeshye. Nyagasani. Kandi ubwo ibintu byose umukobwa yavugaga yabivugiraga hejuru cyane ku buryo rwose abantu bose mu bitaro babyumvaga, maze mama Judy nawe aramushyigikira ati yego rwose umukobwa wanjye ibintu ari kuvuga rwose ni ukuri, twe dufite kugenda, musigare rwose muhangana n'ibibazo byanyu kandi mwihangane, nyine azakira, mugire ibihe byiza. Nyagasani. Disi ubwo mama Pierre abo yitaga inshuti bamugambaniye ku munota wa nyuma maze ahita ababwira ati ni gute mwankora ibintu nk'ibi ngibi koko? Ibi ngibi ntabwo byumvikana. Judy ati utwihanganire, ariko ibi ngibi ntabwo njye nshobora kuba nabikora rwose pe. Pierre rwose ubu ngubu nabane na Roza, ndanagiye. Nta kindi cyabaye. Judy na mama we bahise bigendera, maze mama Pierre ahita amubwira ati ndakwanze wa mugore we n'umwana wawe rwose Judy, ndabanze mwese, sichaka no kuzongera kubona amasura yanyu rwose mu buzima bwanjye bwose. Nyagasani. Disi ubwo mama Pierre yarababaye cyane abo yitaga inshuti bamugambaniye ku munota wa nyuma, maze bakimara kugenda arahindukira areba Roza, ataragira n'ikindi kintu amubwira. Roza ahita amubwira ati humura rwose mama Pierre, humura, njye ndatabara umuhungu wawe rwose, ndamuha impyiko yanjye, wigira ikibazo ngiye kumuha impyiko yanjye. Nyagasani. Ubwo nta kindi cyabaye mama Pierre yabuze n'icyo avuga, amarira atangira gushoka mu mutima, atangira kwivugisha ati nakoze ikosa rikomeye cyane mu buzima bwanjye, ubu nibwo nabona ko Roza akunda umuhungu wanjye Pierre rwose cyane. Najyaga ntekereza ko amukurikiranyeho ubutunzi, kumva ahubwo abona atekerezaga nk'abantu beza, nibo bamushakagaho ubutunzi ahubwo batamukundaga. Ati Mana yanjye rwose ngusabye imbabazi, umbabarire ko nahemukiye rwose umuryango wa Roza, ndetse kandi nkaba narababaje mama wa Roza. Ubwo ibyo ntabwo umugore yabivuze mu by'ukuri ngo abibwire Roza, ariko yabyivugiraga mu mutima, maze ahita tubarara amubwira ati urakoze cyane rwose Roza, kandi nyine umbabarire rwose.
nukuri ndagusabye imbabazi ahubwo se wazima nukuri mbikuye ku mutima ngusabye imbabazi kubyo nabakoreye byose. Rose ati ndakubabariye rwose humura kandi humura ibintu byose biragenda neza umuhungu wawe rwose araza kumera neza mama. Ubwo nta kindi cyabaye umukobwa kuko yaragiye maze ahita abwira muganga ati impyiko yanjye muyinkuremo muyishyire muri Pierre maze rwose operation inagenda neza. Muganga agaruka babwira ati felicitation umuhungu wawe rwose ubu ngubu ameze neza cyane ndetse kandi na Rose nawe ameze neza nyagasani. Hashize icyumweru byose bimaze kuba umukobwa Rose amaze kwitangira umukunzi we Pierre amaze kumuha impyiko, twagarutse mu rugo kwa Rose. Mama Pierre ndetse n'umwana we Pierre bari baje mu rugo kwa Rose baje gusaba imbabazi maze mama Pierre ati nukuri rwose mbasabye imbabazi mwa muryango mwe, mbasabye imbabazi mfukamishije amavi y'umutima wanjye mbabwirani nukuri munyihanganire, ntago nari nkwiye kuba naravuze amagambo rwose mabi ameze kuriya, rwose mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima nukuri kandi namwe rwose mumbabarire mubikuye ku mutima. Umukobwa wanyu rwose ntago ari umukobwa gusa ahubwo ni ikirombe cya zahabu ndetse n'umutima we ubwe ni zahabu. Uyu mwana wawe w'umukobwa rwose ni umukobwa mwiza cyane ku buryo utabyumva mama. Umuhungu wanjye rero Pierre akunda umukobwa wawe cyane rwose byo gupfa kandi nasobanukiye rwose impamvu amukunda ni ukubera yuko umukobwa wawe rwose ari umwana mwiza. Ndabinginze rero bano bana ntabwo tugomba kubatandukanya ahubwo tugomba kubahuza. Gusa nyine ndababaza ni ese mwambabariye? Mama Rose ati ndakubabariye cyane rwose. Ubu noneho rwose umuhungu wawe yabana n'umukobwa wanjye ndabyemeye. Ubu ngubu nta birantege ihari rwose turabyemeye. Ababyeyi bakumye amashyi ndetse no munsi w'ubukuragera mu rusengero pasteur abaza Pierre ati niko nyakubahwa Pierre uremera yuko uyu Rose akubera umugore wawe? Pierre ati yego rwose ndabyemera ko ambera umugore. Hanyuma kandi pasteur abaza na Rose ati hanyuma se Rose we uremera yuko uyu Pierre akubera umugabo wawe? Rose ati yego ndabyemeye. Pasteur ati felicitation rero ubu ngubu mwembi kuva kano kanya muri umugore n'umugabo. Ubwo nta kintu cyabaye abantu bose bakomye amashyi maze batangira kubyina rwose barishima. Kakana ka Jasmine Disi karishima cyane gakoma amashyi ubona yuko abantu bose babyishimiye. Birangiye Rosa abaye umugore wa Pierre byemewe n'amategeko ndetse kandi n'Imana ibiha umugisha ko bombi bagomba kubana. Reka mbabwire ko hanga ariho season ya mbere y'ino nkuru irangiriye. Ntuzacikwe na episode ikurikira kuri season ya kabiri kuwa mbere ubwo tuzamenya byinshi bigiye gukurikira nyuma yo kubana kwa Rosa ndetse na Pierre. My name is Alpha Sam and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.